we ntiyatevye kuhashika, yaje mu modoka yiwe yo mu bwoko bwa Vox asanzwe akunda kugiramwo, ari kumwe n'abapolisi batatu indani, babiri ku mwambaro w'igipolisi, uwundi umwe mu mwambaro usanzwe. Ndabona ari text ndende cyane, ariko barerekana ko nyine habayeho kurasana hagati y'abapolisi. Ngo baba ngo bameze gutya gusa, ku buryo n'intasi mwahura ukayimenya. Umuntu akaza gutya nko gutora ubusurira, urumva? Kandi uburyo bugezweho bukoresha uburyo bwinshi, ama internet, satellite na buri kimwe cyose, ariko kirango niko bakoraga. Sasa urumva buri bihugu koko nibyo, nubwo ntagarutse kuri dosiye rwo nkuyemeza n'aya matiko yari arimo, ariko ushobora kumenya n'imikorere y'abantu. Abarundi rero baracyafite uburyo bwo kumva ko bakumviriza, bakareba ibyo ucatinga, bakanagira gute, urumva? Bakabigezamo ikintu kinini kitanarimo, nta yindi koranabuhanga, nta bundi bucukumbuzi. Ubwo wagiye muri Kongo ntibumvise ejo bundi general niba general Filimo yave niba rinde ngo ucatinga ngo na ritadi general Kabarebe, urumva? Undi ati ndarengana, sibyo? Ariko already wibaza nawe umugenerali maybe no kuwundi, sibyo? Wigeze no kuyobora igisirikare cya Kongo. Ndashaka kuvuga ngo uramutse usanze koko dizo nubwo atari byo usanze ari nabyo muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuba general yacakita ngo nta birenze, usanze yaramubereye escorte, uramutegeka ngo kuko mushwanye abe mu nyangire, usanze yaramwigishe muri kaminuza. Biragute opinion nationale ukuntu general wari ukunzwe nka Nshimirimana yapfuye, bakabishakira iki? Bakabishakira izina n'uburyo babisobanura kandi bigafata koko. Nagira ngo mbwira abakurikiye Gasaro TV uyu munsi, niba hari ikintu bitondera batazasuzugura n'umunsi numwe ngo bavuge ngo urabona, uzitondere CNDD ntabwo ikina. Bafite ubugome bukomeye muri aka karere, urumva? Bafite ukuntu bakora ibintu byabo bitandukanye nuko tujya tuvuga ngo Kongo, ngo umukongomani ngo mushobora guhura wamuraga kari seriye, sibyo? Mukanya ukabona nta nabaye seriye kubera yagasomye yagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine dufite ukuntu tubana muri aka karere turaziranye twese, ngo wenda ngo umuzayirwa ngo umujinya we ntumara kabiri ngo n'iki ngo n'iki ngejo bone ngaba yabisibasibye. Ibyo byose ni ibintu bishoboka turaziranye muri aka karere. Ariko nase reka tuve ku bakongomani bose, ku barundi bose, tujye ku mikorere yawe maseride n'iki byose. Seride rero yakwikiza uwo Nshimirimana ikikiza maybe system yabo. Petero Nkurunziza hakaba ntabuze ukuntu yapfuye, urumva? Ngapfuye yavuye muri siporo, nuriya wasanga yaravuye nko muri gym cyangwa muri sauna, nabanyere ambeka butura, sibyo? Ese niba sangwa asabana agendana ku cyubundi yigendanye, hanyuma byuhereje iperereza yahamaga yavuganye nabande, niko maperereza akorwa. Ni bande bavuganye bwa nyuma, yanywereye bwa nyuma, uwo muhanda uva hehe werekeza hehe? Ibyo kuvuga ngo none se niba nyine uwo yari general bamutega mbusha imodoka ze barazitwika, iyo ataba general akaba undi muntu uba bari kumukora iki? Ntibagenda bakafata imodoka bagakuramo amaferi igahurura bamuboshye. Abadedesha kamera y'Imana irabareba. Nabonye ariko mu Burundi n'ubundi ngo amasoro yavuze ku Musaga, ati byari saa 10:25 yahumvikanye amasoro atari make kuri barriere y'igipolisi iri ku Musaga i Bujumbura. Abanyagihugu bahegereye bagize ubwoba budasanzwe igihe havuga ayo masoro, ariko vy'ukuri ati n'imirwi ibiri y'abapolisi bariko barasana. Ati nandarara byose aho kuri barriere Musaga, ati hiro abapolisi 4 bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara. Abo bapolisi bari kirekije urihitse urupapuro, inyaja zikabikaramu, iyi mashyamba yose akaba ngo duti twabanditse bakwandika sizi byakubaho ko yameze. No mu rugo iwawe ntiwemerewe kumuhana, no mu gipangu mufatiye urahamagara inzego, none ngo mwite mu murongo muri 5 muri 10 ngo mugiye guhiga abarozi ku gipolisi cyangwa ku murenge ku kagari. Hano wabirokoka wabivamo. Ako gasuzuguro wabuzanye nibwo wamenye ukuntu noneho sasa ukuntu etat de droit kuko ufite itegeko riguhana. Mbabazi Modeste akivugira polisi niba riribo n'iki twagiranye ikiganiro sizakibagirwa. Ikibazo narakimubajije, ni kuki umuntu yaguteye mugacakirana mu buryo mu cyangwa ubundi wenda ukagira n'icyo umukoraho bagufunga? Ati ntabwo tuba tubizi neza, atubwo utumiye umuntu mufitanye bifu mukanya ugahita umuhindura umujura muri quartier ukamutemagura ukamuhemukira ukagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, kuki tutakugenza? Yego, ntabwo se wakwitwa atuye umuntu ibyo se ntibishoboka. Gutumira umuntu ufitanye amakimbirano ukamugira nabi ukamwita ikitari cyo ukamudodera ubucocero, hari impamvu ibyo byose bikorwa kugira amategeko n'amabwiriza byubahirizwe. So mu gihugu rero uzabona abaturage babyuka
bakagenda bakabatera polisi ngo muzana abo barozi. Umuntu wibye niba ugane ngo barabikora, wibye mu isoko bagafata amapine bagakongeza, bene icyo gihugu n'umusirikare witwaje imbunda cyangwa umupolisi naza agasanga ufashe imodoka y'inshuti ye, urumva murahangana impande zombi. Narimo gushakira impamvu y'ukuntu iyo ahantu hatari amategeko kurasana byoroshye, kuko izo mbunda mugendana zatuma murasana. Icyo ni kimwe. Cya kabiri no kumenya izo mbunda zicunzwe gute. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bagasanga ufite nk'abavandimwe batatu, babiri i Nairobi, batatu bandi bafite Dar es Salaam, bane ubafite mu Rwanda, kuko umuntu agira abavandimwe benshi, barabaneka bakareba ibyo bacatinga buri kimwe cyose. Mu Burundi hari abantu bajya bagira amagroupe ya WhatsApp, hari ugeze kunenga izo operation nayo bamuta muri yombi kuko wanenze mu groupe cyangwa bikagucika bakabisharinga mu zindi. Kuri WhatsApp naho nta kigenda, yagomba gushyiramo ngo don't share, ukabishyiramo ikiri don't share nyine ntugisharinge, nkuko ujye ubona hari nk'ama profile udashobora guscreenshotinga kandi ari profile y'umuntu umuntu urimo kureba ntube wa screenshotinga ntibikunde. Ariko urumva bari urupfuye mugabo yapfuye n'impamvu abantu barimo kuruzana impaka. Ari story igeze kuba muri 2009 I think 2009 saga bise saga ya Rake Rweru, ubanza wari ukiri muto yawe ntabwo yize. Uri Rwanda n'Uburundi bigize kubana nabi biterana amagambo ku rwego rutaragera n'abari uyu munsi kubera icyo bitaga crise yo mu kiyaga cya Rweru. Icyo gihe ni imirambo yakunda kugaragara muri Rweru, ubutegetsi bw'ubundi bukajya bubangwa n'abanyarwanda ngo bayisukumamo. Noneho kugeza ubutegetsi bw'ubundi bugeze kujya bufina n'amakarita ya mituweli, bukavuga ngo dore n'uwapfuye afite mituweli, baza gusanga izo mituweli ko zanditse siko zo mu Rwanda zanditse. Umucamanza mukuru bitaga Valentin Bagorikunda ubanza yaranabiciyeho urubanza, yari umushinjacyaha mukuru w'u Burundi. Bagorikunda baramuzi muri politiki y'urundi n'ubwo aracyari ngira ngo urumva. Yego. Jeune Afrique yarabyanditse barudatsimburwa barandika bande je izi nkuru bazireba nk'izejo, ariko kumbe ari umuhungu wita Derek dukorana no uvuga ngo cyara ngo byari bimeze gutya. Noneho Jonathan Geta amuhagurukana ngo cyera uvuga n'iryari ngo 2007 bageta basubiranamo kandi 2007 n'ejo bundi nanjye nazova nk'izejo bundi ariko utari wavuka ufite ku myaka ya 18 arumva nyine ibi nibi cyangwa 19. So rero akenshi izo crisis zazagama kandi kantu Burundi bwavuga ngo ngoya ngo buryo ngo baboshe amaboko ngo bayaboshe Kinyarwanda ngo niko ngo babo abantu urumva. Abandi batere ko se mwebwe murumva ko abantu bari mu mazi yanyu urumva mukazana amagambo nkayo ngayo. Narigiye kuzana amagambo nko muri crise ya Rweru, uriya muntu yapfuye yishwe Giseni DDP niba yarishwe koko. Donc context ya rupfu uko barimo gutangazwa ko twabitangiye irimo ubugome bw'abadede bwose bwuzuyemo mode operatoire y'abadede yuzuyemo yose uko imeze kuriya ni kuri yikoze urumva. Kwanza kutemera umuntu bacarenjinga kuribwa banekaneka baracyafite bwa butasi bwa kera. Hari ikintu bitaga intelligence y'u Rwanda kera mbere ya genocide muri za 90 bitanga ngo ne bari Rwasiri Rwanda Sirete Simbizi Sirete y'u Rwanda urumva. Abantu bize ibintu by'ubutasi n'abasome bitabo byabyo bakubwira ngo ko ari uburyo bakoreshaga ubumaneko bukoresheje amatwi. Uzi ko dufite sense nyinshi, guhumeka amatwi, kureba kugira gute. Bongo baba ngo bameze gutya gusa ku buryo n'intasi mwahuruka yimenye. Umuntu akaza gutya nko gutora ubusurira urumva. Kandi uburyo bugezweho bukoresha uburyo bwinshi, ama internet, satellite na buri kimwe cyose. Ariko ukira ngo niko bakoraga. Sasa urumva buri bihugu
koko nibyo nubwo ntagarutse kuri dosiye rwego nkuyemeza n'aya matiko yari arimo, ariko ushobora kumenya n'imikorere y'abantu. Abarundi rero baracyafite uburyo bwo kumva ko bakumviriza, bakareba ibyo ucatinga, bakanagira gute, urumva, bakabigezamo ikintu kinini kitanarimo. Ni nka wa mugabo ufuha muri sosiyete akabona abantu mukorana ku ruganda imasoro, ese abo mugabo w'umugore aravuze ngo sheri ngo none se ngo urabona ngo boss ngo yagiye, urumva, none se sheri kanaka aparitse he, si umuntu mukorana mu office, ntuzi n'izina rye rindi, ni sheri yateye aho uciye hose n'iki, umuntu akaba yahera kuri ibyo ngibyo bati ndagufasha, agufashe kandi ni umukiriya uri kukubwira aho boss akase ngo mutaza guhurira muri koridori, simple as that, n'ikintu kigeretse aho ngaho. None bariya bagenda no kuri chat, ndabona ucatinga na nimero plus 250, ibyo gusa umudeda bagutwaye, nta bundi bwenge, nta bundi buhanga, nta yindi koranabuhanga, nta bundi bucukumbuzi. Ubwo wagiye muri Kongo ntibumvise ejo bundi general niba general Filemo yave niba rinde ngo ucatinga ngo na ritadi general Kabarebe, urumva, undi ati ndarengana, sibyo? Ariko already wibaza nawe umugenerali maybe no kuwundi, sibyo, wigeze no kuyobora igisirikare cya Kongo. Ndashaka kuvuga ngo uramutse usanze koko disons nubwo atari byo usanze ari nabyo muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuba general yacakita ngo nta birenze, usanze yaramubereye escort, uramutegeka ngo kuko mushwanye abe mu nyangire, usanze yaramwigishe muri kaminuza, ibyo wabishingira ngo bambwe general Ndayishimiye bweretse kuvuga ngo mu general we ngo uganira no mu Rwanda ngo bariganye, siko yabivuze. None se iyo realite ishoboka mu karere yaviramo umuntu maybe ikibi kinuka cyakwenda ingapfu cyo kupfu kubera iki? Kuko rwose kuba ministre etimortel bambe emortel, ariko kuvuga ngo ari muri Vigo 1 numwe, burya sana nk'aba abanyamakuru, yabaye n'umunyamakuru ya mugabo, akenshi urabizi monde yacu ni monde itigendana, sibyo? Ni monde itigendana, ni mode ibibaye muri club uko wakuze uko wagize gute. Je nsanze umuntu wamene kofina ari wenyine mu modokari kubera nabyumva ni ya mibare yamubanye myinshi, urumva, kuko uko najya kwanariza ministre wa finance, uko nakwanariza ministre wa siporo, kuko reba nawe ngo mbwira uwo mugendana menye uri uwa siporo ari kumwe n'abakarabu, ari kumwe n'abavore, ari kumwe nande, yajya no kwikina kuko akenshi banabiheraho ko nawe uri umusportif for instance, ariko usa umusanze ari wenyine. Sindamenya niba abaminisitiri b'Abarundi barindwa ngo menye ko yirengagije escort, kuko hari abaminisitiri mu bihugu batagira abarinzi. Noneho ibaze ari nk'agaho umuntu ugasanga nko muri guverinoma y'Abarundi baracyarinda abaminisitiri. Impamvu rero navuze ari uri bumbwire ngo kuki ngo wafashe ngo CNDD-FDD ngo kavanga impanuka ngo context y'urupfu ngo uribonamo ngo ubudede bwinshi cyane, bati wabikuye hehe, byagenze gute? Ibyo ni sesengura ryanjye na commentaire zanjye, sindi umushinjacyaha wabo, sinishima kuwapfuye, nanjye ndi umuntu. Ariko nashatse kuza gusoza ino ngingo nkubwira ngo general adora gute opinion nationale, ukuntu general wari ukunzwe nka Nshimirimana yapfuye, bakabishakira iki, bakabishakira izina n'uburyo babisobanura kandi bigafata koko. Nagira ngo mbwira abakurikiye Gasaro TV uyu munsi, niba hari ikintu bitondera batazasuzugura n'umunsi numwe ngo bavuge ngo urabona, uzitondere CNDD ntabwo ikina, bafite ubugome bukomeye muri aka karere, urumva, bafite ukuntu bakora ibintu byabo bitandukanye nuko tujya tuvuga ngo Kongo, ngo umukongomani ngo mushobora guhura wamuhoraga kari seriye, sibyo? Mu kanya ukabona nta nabaye seriye kubera yagasomye yagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine dufite ukuntu tubana muri aka karere turaziranye twese, ngo wenda ngo umuzayirwa ngo umujinya we ntumara kabiri ngo n'ikimwe ngo n'iki ngo ejo bundi ngaba yabisibasibye. Ibyo byose ni ibintu bishoboka, turaziranye muri aka karere. Ariko nase reka tuve ku bakongomani bose, ku Barundi bose, tujye ku mikorere y'ayo CNDD n'iki byose. CNDD rero yakwikiza uwo Nshimirimana ikikiza maybe system yabo Petero Nkurunziza, hakaba ntabuze ukuntu yapfuye, urumva, ngapfuye yavuye muri siporo, nuriya wasanga yaravuye nko muri gym cyangwa muri sauna, nabanyere yambeka butura. Bene iyo mikorere nka byamamwe n'iki byo mu Burundi, abantu bayibareba bakavuga ngo ubu ni uburyo bwanyu. Nicyo nashatse kuvuga, ngo ntaza kuvuga bakagira ngo ndi muri yazanga gusa, sibyo? Yego, nuko nguko bano bantu bakora, bagucunga, bakagutwerera ibyo bagutwerera, ubundi barangiza bakajya muri media. Uyu yari n'uwo muri media,
reka sinakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ministre w'umujene nk'uriya agenda wenyine gute? Sibyo? Ese niba asanzwe asabana agendana kuki ubundi yigendanye, hanyuma byuhereje iperereza yavuganye na bande, niko amaperereza akorwa. Ni bande bavuganye bwa nyuma, yanywereye bwa nyuma, uwo muhanda uva hehe werekeza hehe? Ibyo kuvuga ngo none se niba nyine uwo yari general bamutega mbusha imodoka ze barazitwika, iyo ataba general akaba undi muntu uwo bari kumukora iki? Ntibagenda bakafata imodoka bagakuramo amaferi igahurura bamuboshye. Abadedesha kamera y'Imana irabareba. Nabonye ariko mu Burundi n'ubundi ngo amasoro yavuze ku Musaga ati byari saa 10:25 atuyeho humvikanye amasoro atari make kuri bariyeri y'igipolisi iri ku Musaga i Bujumbura. Abanyagihugu bahegereye bagize ubwoba budasanzwe igihe havuga ayo masoro, ariko vy'ukuri ati n'imirwi ibiri y'abapolisi bariko barasana. Ati nandarara byose aho kuri bariyeri Musaga ati hiro abapolisi 4 bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara. Abo bapolisi bari barongowe na Colonel Niyuhire Apoloni ya uyo akaba yararwaye muri CNDD-FDD. Ati muri aya masaha niho abo bapolisi bafata umunyagihugu yari mu modoka hari ivyo atarakwiza mu mategeko. Abapolisi baca batangura kumusaba igiturire kugira bamurekure, ariko bamuca amafaranga menshi cyane nawe yumva ntayo ahava ronka. Ati uwo munyagihugu yafashwe na polisi asanzwe ari umugenzi cyane wa Colonel de Police Elifazi Niyongabo akora mu iperereza ry'igipolisi ku bamuzi. Yahoze atwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura, ariko yarakuwe mu iperereza aca asubizwa mu gipolisi aho yaciye ashirwa mu gisata kijejwe iperereza indani mu gipolisi, ariko nta mabanga ajejwe. Ati umunyagihugu rero yaciye ahamagara umwe mugenzi we Colonel Elifazi, nawe ntiyatevye kuhashika. Yaje mu modoka yiwe yo mu bwoko bwa Vox asanzwe akunda kugiramwo, ari kumwe n'abapolisi 3 indani, 2 ku mwambaro w'igipolisi uwundi umwe umwambaro usanzwe. Ndabona ari text ndende cyane, ariko barerekana ko nyine habayeho kurasana hagati y'abapolisi hano ku Musaga. Yego uhita ku Musaga cyane ku Musaga. Yego Sasandrina nawe ni kumuki ikirundi cyarakunaniye ku Musaga. Ku Musaga ubwo haturi ubwo ni ku ni yakambu yaturitse kuri kambaza ari ku Musaga bavuga Musaga buriya se. Ariko nawe ubwo ni igihangano cyawe ku Musaga, igihangano cyo ku Musaga. Oya uzi se ahantu hari inzego zijegajega z'umutekano urumva icyo ndetse kujegajaga wenda ukimbaza nakikubwira ihangana rya hato na hato yarashoboka. Ikigaragara cyo nuko ngo abapolisi baremwiga no mwigasho. Igishoboka icyo ni iyo ni incident ishobora kuba hano. Hari tutamenya byo mu nzego z'umutekano, ariko abantu mu rwego rw'umutekano bashobora gusakirana muri ubwo buryo. Ariko icyo bagaragaza cyo ni ikintu kimwe, aho bagaragaza ko ngo mu gipolisi cy'u Burundi ngo buri umwe wese ngo abafise ngo amategeko yiwe ngo yitwara uko ashatse kandi agakora uko ashatse bitewe n'ipeti ariho. Nibyo nakubwiraga. Bagaragaza ko nyine ushobora guha odu umuntu umubwira n'ibiri ukuri, ariko kuko ari hejuru bikaba ari byavamo niyo ntandaro kujya murasane nyine. Jewe ibyo nkubwira ndabyagura cyane, byagure ibyo bita état de droit. Yego urumva cyangwa rule of law niko mugita état de droit. Yego état de droit cyangwa ubutegetsi bugendera ku mategeko, bwubahiriza amategeko, bugendera ku mategeko. Ntago ari ikintu cyikora, ndetse ntekereza yuko internationally ushobora no kubikorera uburyo bwa statistique tukamenya ngo ahanga amategeko yubahirizwa gutya ku kigero iki n'iki. Ese abaturage bumvira amategeko ku ruhe rwego? Ibi byegeranyo bigiye byerekana. Kandi rero état de droit irubakwa, ubutegetsi bujya nubona nko mu Rwanda par exemple bakubwira ngo ntiwemere kwihanira umujura. Yego ubwo nyine ni état de droit, ntabwo wishinzwe guhana icyakubayeho wibwe, sibyo? Hari uhano wibye kubw'itegeko, ariko muri Kongo barabatwika. No mu Burundi ejo hari intambara yahiriwe muri Gitega hagati y'abapolisi n'abaturage kubera uburozi. Hadutse abarozi hatera abapfumu, noneho haba impfu, harimo n'urupfu rw'umuntu wapfuye yarongoye. Bukeye bwaho abaturage batabamuruze turabizi
barabatera, babateye polisi iraza irabatwara bajyana amabuso, babajyanye amabuso abaturage barahateranaho ngo bayitwike babatwike. So igihugu kirimo etat de droit, ntago abaturage bakwiga batoye umurongo bajya kugaba igitero ahantu ngo hafungiwe abantu bitabarozi. First of all, nta kiremezwa cyishuwa umuntu ko ari uburozi. Ikindi cya kabiri, ubushinja ko ari umurozi ntabwo ufite ubushobozi bwo kubikorera ubushakashatsi. Nese aba baturage n'abateye ntuze. Abaturage barihaniye, polisi za kubabuza kwihanira, itwara abantu kubafunga bita barozi, aho igiye kubafungira nabo babasangayo. Ubwo ni kuri gereza barahagiye. Kuri gereza bahitamo kubajyana kuri gereza ngira ngo ya province. Urumva ko habagenda haba kure nyine yaho bashobora kugera, cyangwa se hanarinzwe ku rundi rwego rurenze uko wafungira umuntu kuri kasho, cyangwa se kuri cell imwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Ariko nk'impamvu nzanye ntago mvanza story nuko kwereka ko uri ku mpene rero ku kiziriko. Yego. Niba bagifita ubuse mu Rwanda wasanga abaturage batoye umurongo ngo bagiye kwihanira kuri polisi, ukegera ko tagadi gutya polisi ngo uje kwihanira umuntu ufungiyemo, ibyakubaho sizo hano byakwandika. Urumva kireka ijuru rihindutse urupapuro, inyanja zikaba ikaramu, iyi mashyamba yose akaba ngo duti twabanditse bakwandika sizi byakubaho ko yameze. No mu rugo iwawe ntiwemerewe kumuhana, no mu gipangu mufatiyemo urahamagara inzego, none ngo mwite mu murongo woni batanu muri 10 ngo mugiye guhiga abarozi ku gipolisi cyangwa ku murenge ku kagari. Hano wabirokoka wabivamo. Ako gasuzuguro wabuzanye nibwo wamenye ukuntu noneho sasa ukuntu etat de droit kuko ufite itegeko riguhana. Mbabazi Modeste akivugira polisi niba ribo n'iki twagiranye ikiganiro sizakibagirwa. Ikibazo nari kimubajije ni kuki umuntu yaguteye mugacakirana mu buryo mwe cyangwa ubundi wenda ukagira n'icyo umukoraho bagufunga, ati ntabwo tuba tubizi neza, atubwo utumiye umuntu mufitanye bifu mukanya ugahita umuhindura umujura muri quartier ukamutemagura ukamuhemukira ukagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, kuki tutakugenza? Yego. Ntabwo se wakwitwa atuye umuntu, ibyo se ntibishoboka. Gutumira umuntu ufitanye amakimbirano ukamugira nabi ukamwita ikitari cyo ukamudodera ubucocero. Hari impamvu ibyo byose bikorwa kugira amategeko n'amabwiriza byubahirizwe. So mu gihugu rero uzabona abaturage babyuka bakagenda bakabatera polisi ngo muzana abo barozi. Umuntu wibye niba ugane ngo barabikora, wibye mu isoko bagafata amapine bagakongeza. Bene icyo gihugu n'umusirikare witwaje imbunda cyangwa umupolisi naza agasanga ufashe imodoka y'inshuti ye, urumva murahangana impande zombi. Narimo gushakira impamvu y'ukuntu iyo ahantu hatari amategeko kurasana byoroshye kuko izo mbunda mugendana zatuma murasana. Icyo ni kimwe. Cya kabiri no kumenya izo mbunda zicunzwe gute. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. Byakarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars.